waramutesheje ishuri ukamushaka agaruke mu mwaka wa 6 primaire mu buryo ubwo aribwo bwose akakwirukana, twemere ko yakwirukanye, agasigara afite responsabilité z'abana 5 muri uyu mujyi wa Kigali hano Gikondo Sagem abahahira, hanyuma we na mugenzi we mukaza mukicara kuri kamera. Uburyo bwose nk'umuntu w'umugabo yaba yaragukoreye ni yihe nyungu uraza kunguka hejuru yuko abana 5 wari ufite? Naho umubyeyi yaraje guha, twemere ko yaraje guha, uje kwirukana n'abana. Can you imagine on your mind? Mwabagabo mwe, twe tuba abagabo tureke buriya rukuna abagore baza hano kuri kamera bakavuga, ariko niba uri umuntu w'umugabo uzi gutekereza, why ushobora kwicara ati iki kintu ngiye gukora naruriye abana 5, abana 5. Uburyo bwa twemere umugore n'umugabo ni binini pe mu nyumve neza, usibye ba bantu baba bafite imitwe wagira ngo ni watermelon, bo nta kibazo, nge nta kibazo ufitanye namwe, ariko abantu muzi gutekereza niki cyabaho ku buryo umugore mwabanye mukararana mukabyarana 1 2 3 4 5 abana 5 ushobora kuzwa bati kanarure bose inzara ibicira hangaha. Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uko tubishyizeho umunsi ku munsi. Nawe ugiye kuyikora Imana iguhe umugisha. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, n'umuntu wese wumva ururimi mvuga. Gira icyumweru cyiza aho uherereye, yaba uri mu Rwanda yaba uri hanze yarwo. Imana y'amahoro ikurinde, irinde umubiri wawe, irinde ubugingo bwawe, irinde umwuka wawe, irinde n'ubutunzi bwawe. Nje mu kiganiro, ni ikiganiro kitaraza kuba kirekire, ariko ndakurarikira kugikurikira. Ni ikiganiro cyitwa Family Talk. Nahoze ndeba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ibintu bihari byitwa ko ari ibyo muri gospel, byitwa ko ari ibyo mwiyobokamana. Narebye inkubiri ya Pastor Uwambaje, ndeba inkubiri ya Prophetess Solange, ndeba inkubiri y'ibindi bintu byose bigenda bicyclinga ku mbuga nkoranyambaga. Numva afite agahinda, numva ngize umubabaro mu mutima wanjye. Ndavuga ko subu abantu ikintu cyitwa umurimo w'Imana bazi icyari cyo, ikintu cyitwa umurimo w'Imana bazi icyari cyo. Ndabivugira iki? Nabonye message umuntu yanyandikiye kuri WhatsApp aramya ngo Roba, turakurwaye kuva turangije Solange, nawe turakurwaye, wowe n'amasengesho turabarwaye. Nise murampora iki? Ngo mwihaye kuvuga abakozi b'Imana nabi. Ubu dufite ikintu gikomeye ahantu umuntu ashobora kwicara akavuga ati ngewe nzaruhuka, nzashyirwa ari uko uvuye mu nzira. Naba nkwishe, naba nkukuye kuri YouTube, uko naba nkoze kose nzaruhuka ari uko nkukuye mu nzira. Mw'abantu b'Imana mwe, turwana urugamba rukomeye kandi abenshi baza kuruduteraho baza bambaye ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Umuntu akaguhamagara, ni umubyeyi, umupapa, Roba Karame, Imana iguhe umugisha, ukora ibiganiro byiza, ariko ndashaka ukora ibi ngibi, ndashaka unyure muri izi nzira. Niba Bibiliya ivuga ngo biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ikababwira ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka hatanyurwa, ngo imvura y'imigisha iracyamika bakahanyura. Ese abantu bumva Baka yari iki? Baka cyari igikombe Abisirayeli bajyaga batsukiramo bagiye guhaha, hanyuma abanzi babo bakaza bagafata imirambo y'inyamaswa runaka zapfuye n'ibindi, kuko bazi ko amahame n'amabwiriza Imana yabahaye itabemerera kurenga iyo mirambo, ariko imvura y'imigisha igacyamika. Ndabizi neza pe, ndi vigila, ndabizi ko nyine urugamba turiho rutoroshye, yaba urugaragara hano kuri YouTube,
yaba n'urutagaragara ruri inyuma ndabizi, kugira ngo mbabwire yuko tutazacibwa intege n'ibintu mudukorera. Ntabwo tuzacibwa intege n'ibintu mudukorera, yaba ibyo twakoze by'ukuri yaba n'ibyo muduhimbira, ntabwo tuzacika intege. Kandi turabizi ko nubwo ingabo zaba nkeya zikaba ziri ku rwego rwa 300, turabizi ko uturwanirira bidamusaba imbaraga nyinshi atuvuga ngo mufate ibibindi nimuri n'amakondera. Ndabizi, I know muzirangiza ubwanyu. Bamwe ngo mwakoze party muraserebura ngo Robert ngo mwamukuye kuri YouTube ngo kuko ngo Yadamu mwayisibishije. Niyo ntaza kuri YouTube ngo mvuge, nkaguma uko ndi behind of camera, nabwo urugamba rwo kurwana tuzakomeza turwane kandi twambaye intwaro zose z'Imana. Buriya hari igihe abantu bishima, uyu nawe tumukuye mu nzira, uyu tumukuye mu nzira, wavuze utavugwa, winjiye hatinjirwa. Yes, ariko icyo nzi nuko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane nk'uko imbaraga zayo ziri. Reka tuganire pe. Uyu mugabo waje kuri kamera wa Solange witwa Welaris ni umugabo we. Biranashoboka kuko umuntu ni mugari, wenda ibyo ari kuvuga ni n'ukuri, kuko yaba Robert ifite ibyanjye nkora, nawe udukurikiye ufite ibintu byawe ukora, rwose birashoboka ko reality yaba avuga ari ukuri. Ariko reka twicare. Sinzi na commentaire nabonye ngo burango ba Robert ba Pamphile, abantu bose muzi ko ari mayibobo cyangwa muzi ko ari ibigegera. Mu mitekerezo yanyu mwumva ko abantu bose ari ingegera cyangwa ari mayibobo. Mwumva ko abantu niba batagize ibiganza bibarera, tureke wenda ibyiyobokamana, mwumva ko abantu bose batagize ibiganza bibarera, mwumva ko abantu bose batari abantu bari intellectuel bashobora kwiyubaha, ku buryo ushobora kuzuka kubita ikinyoma aho ngaho hejuru aho ngaho bikarangira. Gusa Imana ibababarire. Nandi kuvuga ni reka dusuppose ko uyu mugabo ibintu ari kuvuga nibyo, kuko ni uzi ubuhamya bw'urugendo rw'imyaka yabanye n'umugore we. Ariko hari ikintu ngiye kuvuga, ni iyihe nyungu umuntu ashobora kunguka kuza kwarurira icyare kirimo abana b'inyoni bagera muri 5. Inyoni nyina yagiye kuzihahira, akaza akarura akaba ati ni mupfe murangira. Niba ushobora kuba ufite umugore waramutesheje ishuri ukamushaka agaruke mu mwaka wa 6 primaire, mu buryo bwari bwo bwose akakwirukana, twemere ko yakwirukanye, agasigara afite responsibility z'abana 5 muri uyu mujyi wa Kigali hano Gikondo Sagem, abahahira, hanyuma we na mugenzi we mukaza mukicara kuri kamera. Uburyo bwose nk'umuntu w'umugabo yaba yaragukoreye, ni iyihe nyungu uraza kunguka hejuru yuko abana 5 wari ufite? Naho umubyeyi yaraje guha, twemere ko yaraje guha, uje kwirukana n'abana. Can you imagine on your mind? Mwabagabo mwe, twe tuba abagabo tureke buriya rukuna abagore baza hano kuri kamera bakavuga, ariko niba uri umuntu w'umugabo uzi gutekereza, why ushobora kwicara ati iki kintu ngiye gukora, naruriye abana 5, abana 5. Uburyo bwari twemere uby'umugore n'umugabo ni binini pe munyumve neza, usibye ba bantu baba bafite imitwe wagira ngo ni watermelon, nta kibazo ufitanye namwe. Ariko abantu muzi gutekereza, niki cyabaho ku buryo umugore mwabanye mukararana mukabyarana 1 2 3 4 5, abana 5 ushobora kuzwa bati kanarure bose inzara bicira hanga, ikidasanzwe yaba yaragukoreye cyose. Reka nigarukire. Iyi si yacu uyu munsi irakomeye. Reka mbwire abantu bose bashobora kuba bafite umutima n'ubwiyumve ko bashobora kuba bari mu ishyanga ryera cyangwa se mu mukumbi muto wa Kristo, kuko byanze bikunze nabonye urugamba rwahagurutse abantu baje kurwanira uwambaje n'ibintu yavuze.
mbona uburyo ki icyo bita irembo rigari rihagurutse. Ubundi ikintu kizakubwira ko ibintu bishobora kuba biri ku yindi standard ni ukubona icyo bita irembo rigari rihagurutse. Narababwiye ngo mujye mwitondera umuntu umusilamu yemera, umuntu umukatolike yemera, umuntu umudive yemera, umuntu umuhamya yemera, ibyo abwiriza bitabasha kubahindura ngo bageze mu bwami bw'Imana. Bagahaguruka bagahita batangira kurwana muri injiji, muri ibicucu, ibyo umuntu yavuze si byo, twebwe tureka tunamurengere yaba. Reka mbwira abantu bari mu mukumbi mutoya, bashobora kuba bari mu mukumbi mutoya, murwaniza ingamba. Narayanditse kuri status, hari ibintu bitatu Satani ari gutegeramo abantu kandi kugira ngo abashe kubarwanya abatsinde. Ikintu cyitwa umujinya, ikintu cyitwa umujinya. Niba uri umugabo uri mu mukumbi muto, ukaba uri umugore uri mu mukumbi muto, mu bintu wiga kurwana nabyo no gusenga Imana ngo ibashe kugutsindira, ikintu bita umujinya. Cyane cyane abantu bari mu muryango ariko bari no mu mukumbi muto, ikintu cyitwa umujinya. Ikindi, ikintu cyitwa ubusambanyi. Aho hantu hateze umutego umwe wo ku rwego rwo hejuru. Gatatu, ikintu cyitwa ubunebwe. Ibyo bintu bitatu ndabivuze kandi ndamanya n'umwuka w'Imana ko ibi bintu bitatu Satani ari kubitereramo abantu benshi kugira ngo bibajyane ku mwobo wo kurimbuka. Ikintu cyitwa umujinya, ikintu cyitwa ubusambanyi, ikintu cyitwa ubunebwe. Babivuga nk'umwigisha. Niba uri umugabo uzi ko uri mu mukumbi mutoya, please ibintu by'ubunebwe ubireke. Niba uri umugore uzi ko uri mu mukumbi mutoya, please ibintu by'ubunebwe leave it, mubireke, mukore ibishoboka n'ibidashoboka. Mwige gukora progression, kuko ahantu tugeze nyine ikintu Satani ateze arakubwira ati ndamya ngo hereze. Ubu niyo mpamvu abantu bose ubona batogoreye imbere y'Imana, ba bantu basengaga bya bihe byiza abantu bagira, usigaye wumva n'abavuga butumwa yabwiriza ukumva ni ibikatsi, ukumva nta kintu kirimo. Kubera izihe mpamvu batogoreye mu maso. Abapasiteri haravuga ukumva ni ibikatsi, kubera iki batogoreye mu maso. Ariko ikintu cyitwa ubunebwe, please niba uzi kuri mu mukumbi mutoya, uzi ko nawe ubwawe wumva kuri mu ishyanga ryera, ikintu cyitwa ubunebwe, please yewe ndashimira Imana bansibishije cana. Najyaga nkuraho umugati w'abana, tujye tuvugisha ukuri, nkakuraho ibiryo by'abana. Bamwe muri abo bahungu b'i Kigali baricarasha barayisibisha, bariseka amafoshinga barayisibisha. Ndabibona, mbona n'ababikoze, kandi uyu munsi baraza bagatera za haleluya bati kabisa. Abandi bagore babambari bagenzi babo bati Uwiteka araguhannye, abara bati ndataka tu ndafungura indi shyashya nongere ncana umuriro, kandi nzi ko Uwiteka inzu ya mbere iya kabiri izayirusha ubwiza. Hako n'uyu munsi Uwiteka aracyari kubana nawe, kandi no guhiga nibikirangije. Ikintu cyitwa ubunebwe, wa mubyeyi we niba uzi kuri mu mukumbi mutoya, shyira hasi. Niba ari ayo mata wemerewe acuruze, niba ari niyo mineke wemerewe icuruze, niba ari zava kuzicuruze, uyu munsi ndi kuburira abantu bo mu mukumbi mutoya, ibintu by'ubunebwe mubireke. Mwata kabiri, ikintu cyitwa umujinya. Umujinya Satani abatege ahangaha. Satani ikintu cyitwa umujinya, murwane uwo mudayimoni mu mutsinde. Icyaka ikintu cyitwa ubusambanyi bureze. Uyu munsi mirama y'amarari iba yisuka ku buryo no mu bavuga butumwa no mu bigisha no mu biki byose iba yisuka. Kane, reka mbabwire, hari akantu ushaka ko abizera n'abitorero bakora. Umuntu wese uzi ko ari mu mukumbi mutoya, mufate, waba uri mu rugendo, waba uri mu modoka, waba uri kugenda n'amaguru, ndabasaba dukora amasengesho yo kuzenguruka bucece. Dukora amasengesho yo kuzenguruka. Bari i Kigali, niba ufashe urugendo uvana ujya mu ntara, uvano aho ugiye, mugende muri kuzamura isengero. Ubu ntanze mudu yo kutangira gutegura uburyo bwo gusenga. Aya masengesho muyiga arakora.
uvuye hano, niba uvuye mu rugo ugiye wenda ku kazi, urugendo rwawe rwo kuva hano ugera mu rugo, uva ku kazi ugera mu rugo, ujya ku kazi ugera mu rugo, uva mu rugo ugera ku kazi, iyo trajectoire, waba uri mu modoka, waba uri kugenda n'amaguru, mutangire muzamure isengesho, muhumanure ikirere, kuko ubu nta mikino ihari. Muhumanure ikirere, kuko abana b'umwijima bo bamaze kumenya ubwenge. Niba uzi, iri ni itangazo ntanze nk'umuntu wo mu mukumbi mutoya, niba uzi kuri wo mu mukumbi mutoya, ubu tugiye gukora amasengesho ya cycle, amasengesho yo kugenda. Nagiye aha navuye, nagiye aha navuye, ndi kugenda. Niba mwicaye mu modoka ufashe urugendo, dusuppose uvuye muri Kigali ugiye mu ntara, cyangwa se uvuye mu ntara uje muri Kigali, fata urugendo izo kilometero urakora, mu gihe abandi bari gutera story bagura ibigori n'ibiki byose, kubita uzamura isengesho, ku buryo turashaka gufata iki kirere tukagihumanura, kuko kirahumanye. Kandi bamwe mu bagihumanije ni abantu bari muri categories eshatu, bashamikiye muri eshatu. Zimwe Pawulo yavuze mu Befeso, dukira n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi hano mu ijuru, abatware bategeka isi y'umwijima n'ibinyabushobozi, ibi byanduje ikirere cy'abera. Rero waba uri ku kazi, nta tegeko rihana umuntu uri kugenda mu nzira. Waba uri mu modoka ugenda, nta tegeko rihana umuntu uri kugenda asenga bucece. Mwebwe uko muzi uko Abisirayeli bageze kuri Yeriko bakazenguruka inshuro 7, ndashaka ko dukora amasengesho ya bucece, donc icyo bita kuzenguruka. Ninde uzakuniga uri gusenga? Akako ndakabigishije. Ikindi cya kabiri, reka mbwira abantu bagiye batandukanye, arimo aba ba Solange, aba bavuga ubutumwa benshi bagiye batandukanye, bazi ko bafite impano y'umwuka wera, ariko nta muhamagaro w'umwuka wera. Sinzi niba ikintu muri kucyumva, impano n'umuhamagaro ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu wese uzi ko adafite umuhamagaro abe yicecekeye, areka impano igumye ikora, ariko babe batuje. Hatsubiremo, babe batuje, kuko ahangaha uko ijambo ry'Imana mu bitangira bivuga ngo mkiza urwango hagati yawe. Uyu munsi yari gukinwa sinabyaye, munsi yari gukinwa sinabyaye, ubwo mbarabuye nyine mu buryo bw'itorero. Ariko aya masengesho yitwa bucece, uva ku kazi utaha bucece, nayo urugendo. Uyu munsi niyo masengesho tugiye gusenga, ayo kugenda. Niba uvuye hano, dusuppose ugiye i Remera, kuva hano kugera i Remera usenga, nayo urugendo. Ntabwo ari gusengera mu rugo, ndabizi mu rugo murahasengera, ariko aya masengesho muyakore kuzageza igihe umwuka wera arwaniriye abera bose, mwe aho muri hose, abafite intambara z'isi y'umwuka. Aya masengesho muyakore. Kandi soje ikiganiro cyanjye, gusa wa mutware we wa Solange bumugabo, kuko aba bana bawe uri kwarurira ari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo itorero ni rimwe n'umwami waryo n'umwe. Nako babantu nahoze mvuga Watermelon hejuru ngo commentaire ngo babazi ngo niterabwoba. Ntago ari iterabwoba, ariko niba uri umuntu w'umugabo, urabizi ko nyine uri kwerekana inzu ubamo, uri kuyibamo wenyine. Mwana buriya niba ari ikintu kibaho cy'inimba gikomeye, cy'inimba, buriya nubwo rimwe na rimwe hari abadamu ujye ubona ukabona barisaje, mujye mumenya ko abagabo iyo twiruka twenyine umwe. Nyine wowe wirutse wagiye ugiye gukodesha geto uri uwumwe, undi musigiye abana 5 ngo nasigara ahanganye nabo, hanyuma uri gufuha ngo bamani n'abandi, nese urumva ubundi bamusigiye nde? Kamziwe ntago nshaka kubyinjiramo ibyo bintu, kuko iby'abagore n'abagabo ni binini, ni birebire. Mfite ibyanjye nikoreye iwanjye, nawe ufite ibyawe wikoreye iwanyu. Niba utaranashaka ibona ibyo uko na nyoko baba barimo, nawe niba warashatse, buri muntu wese yikoreye ibye. Ariko reka mbabwire, mbere yuko warurira inyoni Kariza n'abandi, jumanze urebe ibyo byana, icyo cyarushenye ibyo byana by'inyoni ahantu uri kubyohereza. Icyo jambo numva nababwira, narinje ngo dupange amasengesho yo kugenda. Aya arakora, aya amena ibihome, aya senya ibihome, aya masengesho. Umuntu wumva ushaka gufatanya nanjye gukora aya masengesho, tuyakore. Uva hano ugere Remera ukubita isengesho,
n'abari hanze nubwo niba uri za Bruxelles niba uri za New York ahantu hose waba uri ndashaka ko dukora amasengesho yo kugenda bayita ya bucece yandi wicara muri tray kabwira Uwiteka ukabwira ati Uwite urabizi neza urabisobanukiwe dore byakomeye iwanjye uyu mugabo wanjye yatangiye kwadukana ubusambanyi nabyo narinze umugore wanjye yatangiye kwadukana ibintu nibi abana banjye urumogi rwabarangije ndagenze gutya na gutya Uwiteka ubane nanjye mu rusaku rw'induru nyinshi Imana ntago yareka niyo yaba ari muri stade Imana nireka kumva ijwi ry'umuntu kandi n'Imana ntijya yitiranya amajwi ijwi rya Robert irarizi kurusha ba Robert bose bari mu Rwanda ijwi ryawe wowe kanaka irarizi kurusha abandi bantu bose mwitiranwa niba witwa Jacqueline niba witwa Delphine niba witwa Rose niba witwa Latifa ijwi ryawe Imana irarizi inzira yose waba urimo rero ndashaka ko dufata ya masengero ikindi cya kabiri abera bose imfura z'Imana yishimira mwese ndabizi ko ibintu bisobanukiwe nubwo aba bahungu bongeye bagafata umwenda wari ukingije ahera bakongera bakadodadoda vavuga ngo nibo bafite uburenganzira bwo kwigira ku Mana buri muntu wese Imana iramwumva pfa kuba akuye ibishimwa mu bigabo akanwa ke kaba nk'ak'Imana Imana iramwumva iyo avuze ijwi Imana iramwumva ndetse nawe ijwi ry'Imana naryumva ntihagire ubatera ubwoba n'umwana mutoya waba uzi gusenga Imana ari kujya ku ishuri uri kumva ururimi ndi kuvuga nawe yicara senge nta muntu Imana itumva ibintu byo kwanga ngo ni wowe uzatugerera ku Mana wapi buri muntu wese yemereye kuyigerera kandi akayibwira kuko ni data wa twese mwiza murakoze Imana ibamugisha reka babwire ngo icyumweru cyiza ariko ubu gahunda ni bucece turi kuzenguruka yeriko ewana kuko ndabona ibintu byakomeye ni nk'agatangazo narinje gutanga birasaba gusenga icyo bita gusenga bucece kandi abantu bo mwisi mwinshi ibi bintu barabikoresha abatsi imodoka kayizenguruka bati abanyanyagiza ibitaka bayoye mu masoko kugira ngo muze mu bitaramo byabo mwebwe ntabwo muzikata sengera ubu baba bishi ingurube bagashyiraho bati ukwinyosheje jagata ariko namwe muzajya muza kujagata ukazanga umuntu avana akajya kurira restaurant kana nanjye avana akajya gusengerana ngo harango niho hari amavuta menshi buri muntu wese yemerewe kwigerera nkuko abana b'umwijima baticaye niko nabera nshaka gutanga itangazo ngo muhaguruke dukore aya bucece Imana y'umugisha reka mbashimire ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom naho buta ciao